Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Kagabo Steve, ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana mu buryo bushoboka bwose. So ndifuza kugira ijambo mubwira muri iki gitondo nkurikiye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo muri Zaburi ngo ahari wararurira ubabaye, ariko ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Iryo ni ijambo rikomeye rishobora kumvwa n'uwahuye n'icyo kintu. Umuntu warayarira niwe umenya ibyo yarayahuye nabyo muri iryo joro. Nubwo mu gitondo impundu zimenwa na bose, ariko nimugoroba ninjoro aho yarari nta wamenye uko ijoro ryamugendekeye. Icyo nkundira Imana, hari igihe Imana ikubika nikwerekane nigushire hanze, ahubwo Imana ikagushyira ku karubanda, kuko imbuto z'umugisha zikugaragayeho nibwo abantu bamenye impundu, nibwo abantu bamenye yuko hari ijoro warayemo. Kamubwire, ntago abantu bazamenya ijoro ryawe warayemo batari bumva ubuhamya. Dukeneye ubuhamya ariko bufite ibihamya bw'ibyo Yesu Kristo yadukoreye. I'm among of those ones. I want to appreciate, I want to testify, I want to glorify my Almighty God. Mbabwira ngo we have a very grateful God. Please go on, please never give up. Komeza utitirize icyo Kristo yagufatiye, no kukibona uzakibona. That's what I'm telling you. Komeza wizere Kristo, komeza wizere uwo mugabo, komeza umuhanga amaso. Ngo naho igiti cyatemwa, ariko ngo amaherezo cyakongera kigashibuka, kuko kiracyafite ya mizi hasi, kiracyashoye. Please, I want to tell you that go deep with the roots. Komeza ushore imizi muri Kristo. Nubwo batema, nubwo bagenda gute, ariko uko imizi yawe yashoreye, Kristo azongera kweze, Kristo azongera kugira undi muntu udasanzwe. Don't give up. Wihinduka rwose, winanizwa n'ibyo wumva, winanizwa n'ibyo abantu bakubwira, winanizwa n'ibyo with your family. Continue struggling. Aho tujya ni heza kandi ibyo tubikiwe ni byiza. My God bless you.